hari ibintu abakobwa biharaje mu iminsi ngo byo kutambara utwenda tw'imbere. Ibyo bintu by'ubyuma kubera iki abakobwa benshi bavuze ko ngo batazongera kwambara utwenda tw'imbere. None nawe waje mu kiganiro utambaye agahagati uzi icyo ari cyo. Kaka ntabwo njya ngambara ngo si umugabo usanzwe nizenya na nara muzi nayo kagura. Kubera iki nyine utakambara? Wakikambangamira muri gihe ntabwo nakambara. Cyane ko manu mpameze neza nta kibazo. Ubwo no kuvuga ko utwenda tw'imbere utakitwikoza fresh. Karaka. Ye? Ubu nuvuga ko ndume nuko. Ubu nuvuga ko I don't know what to say sinzurya nayo. Nukuvuga ngo Isutiya na twenda tw'imbere abakobwa bambara abahungu bambara mu cikopa nuvuga ko utakigera utwikoza. Okay, hari ibintu byateye mu rubyiruko. Urumva? Hari ibintu byateye mu rubyiruko byo kwicuruza. Umuntu agatanga agakora imibonano mpuzabitsina kugira ngo amwishyure. Ibyo bintu bikomeje kugenda byangiza urubyiruko. Hari umuntu wari wakubwira ngo wari waguha amafaranga gusa ko mukora imibonano mpuzabitsina mu buzima busanzwe. Yabayeho. Umuntu yigeze kuzakubwira ati turyamane ndaguha amafaranga nawe. Yari afite amafaranga ngahe? Yari afite ibihumbi 100. Nukuvuga ngo wanza ubu nakubwiye ngo guha ibihumbi 100 muryamane neza urabyanga. Reka. Uyu munsi aramutse none havuze ati noneho ntago wigeze wicuza impamvu utegeze uryamana nawe kugira ngo aguhe ibyo bihumbi 100. Nge ntago nigeze nicuruza. Nyine ntago wigeze wicuza. Ukumva nyine uravuga ati mana we iyo mbimenya ngafata ari amafaranga ubu ngo hafi nabyo kwicuza. Izina muri zaboro. Gusanira iki? Abo se izina muri zaboro. Haswa twenda hari aborozi. Nukuvuga ngo muri zaboro bisobanuye aborozi. Reka nukuvuga ubworo ni iki? Ubworo nyine ahantu baboroye nyine ubundi bisobanuye aborozi b'inka nyine. Nukuvuga ngo muri zaboro bisobanuye muri zaborozi b'inka. Noneho nyine bisobanuye ngo wenda arabarizo. Nukuvuga ngo noneho wowe uri zaboro. Bonjour, bonsoir et bon après-midi mes chers amis de Homeland 7 TV. TV pour tout le monde, toutes les choses et toutes les occasions. C'est Homeland 7 TV. Toutes les choses c'est possible. L'impossible c'est insuffisant. L'impossible c'est insuffisant car quelqu'un s'abonne à notre chaîne, car quelqu'un partage notre activité à différentes occasions. C'est notre visiteur. Kitsi wacu dukunda cyane ni ikiganiro cyacu ibisanzwe nyine ni Homeland 7 TV ya buri wese buri kimwe cyose na buri hamwe hose. Uyu munsi rero ngira ngo murabibona imbere ya kamera zacu turi kumwe n'umuntu umeze fresh wambaye uko mubibona umeze neza cyane. Mu rugendo twakoze rero twamusanze mu gace atubwira byinshi bitandukanye bijyanye n'ubuzima bwe. Niba rero ari ubwa mbere ugeze kuri channel turakwinginze kura like, subscribe and share, hanyuma ibiganiro byacu bisangize muri rubanda kugira ngo tubashe gutera imbere. Tuguhaye ikaze kuri kamera za Homeland 7 TV. Murakoze cyane. Amazina yanjye nitwa muri zaboro Joni. Nkanifuje kuganira namwe. Okay, good. Muri zaboro Jori umeze ute mu buzima busanzwe? Uzi neza nta kibazo. Ubuzima buragenda nta kibazo. Ubuzima buragenda ntari. Amafaranga ibintu nk'ibyo biraboneka ntari. Amafaranga nyine gake nyine. Agari cyane. Uko wambaye neza by the way. Wambaye neza cyane. Agari cyane ni isanzwe. Kubera iki wahisemo kwambara gutyo? Nambaye gutya manumva ariko
Ngiye nambaye neza cyane imeze neza. Nuvuga ngo wambaye gutyo uba umeze fresh ukumva nezerewe cyane. Uturinete udukoreye ugereranyije ntabwo wenda kuva kuri telefone kuva ku nkweto kugera ku marinete ku musatsi bishyire mu mafaranga bihagaze angahe? Amafaranga se? Amafaranga hano gari menshi cyane ariko. Byane guhera kuri telefoni. Kuva kuri buri kimwe cyose. Buri kimwe cyose. Okay. Numva n'ijana makumyabiri byageramo. Oh, that's good. So biraza kurangira rero ruturemeye. Reka. Urandemera da. So abantu babyumve ko muri Zaboro nyuma y'ikiganiro ari bundemere muri Zaboro. Rero twishimiye kugutumira kuri kamera za HOMELAND 7 TV. Ni iby'agaciro kuganira n'abantu nkamwe. Dusanzwe tugana n'abantu benshi b'ingeri zitandukanye, abakozi b'Imana, abagira amadini, abagira aho basengera n'abatagira aho basengera. Muri rusange ingeri zose tuganira nazo. Ni TV for everything, for everyone and for everywhere. Ni ibintu byiza rero. So ninda guteye makeup uyu munsi. Aka makeup rwose bigaragara ko yaka. Reka dusabe cameraman agerageza azuminge mu maso ya muri Zaboro atwereke kuntu hameze. Ko rwose iminwa akantu k'abahinde bize neza cyane rwose. Kupa telefone kugira ngo tubashe kugira niba bitakugoye. Yego twatiri kukubaza ninde wagukubise makeup? Ni Keza Salon Studio ni he? Gerageza ube muri telefone kugira ngo Yes, gerageza ube muri telefone tubwire. Makeup. Ngiye wabyikoreye. Okay. No. Ubusa urakoze cyane ati niwo babyikoreye. Mu busanzwe mu buzima ukora iki? Mu buzima busanzwe. Tubwira akazi ukora niba niba udashaka kukavuga nabyo byihorera ariko nanone niba aryo akatubwira ubusanzwe nyine ukora iki kugira ngo urumva ngende umunyamakuru nkora interview zitandukanye ibintu nk'ibyo ushobora yenda kuba uri umubumbyi ushobora kuba uri umucuruzi ushobora kuba ufite akazi ko mu rugo nako ntacyo uri umutayeri nukuvuga ngo mwambaro wambaye ni wawidodeye cyane nanjye uzandodere uwo mwambaro wambaye ugereranyije upima nka metero zingahe? Ni santimetero ni metero niko nkuko urareba nk'ubwo wambaye harya babyita mini cyangwa ni mini sky sinzi. Urumva ushobora nko kujya mu muhanda cyangwa se uri nko kugenda abantu bakakurangarira. Iyo abantu bakurangara wenda wahisemo kwambara nkuko nguko wambaye wowe uba wumva umerewe ute? Urumva nta kibazo kitari komeze neza. Ntabwo bishobora gutuma abagabo bakwifuza uramutse wambaye nkuko nguko. Kuye ni bisanzwe. Uramutse rero uciye nk'ahantu urumva hari ukuntu abantu nyine baba bafite ikintu cyitwa irari ry'umubiri. Irari ry'umubiri urarizi? Yes. Gatamba kenda wambaye nkuko nguko igituza kabisa kiri kugaragara amatako ari kugaragara ugasanga yenda nk'umugabo arararutse. Wabyakira uturamutse ubonye nk'umugabo aza gusatira kugira ngo nabyakira ute? Gerageza uzamura ijwi tuganire ushize amanga nta soni. Uko turabizi ko usanzwe uvuga. Wakiruka waza Umva nawe nakiruka. Wakiruka gute? Ubwo se ntisenyeka ko mwambaro wakwemerera kwiruka. Kubera se. Okay, reka biyone byo tureka. Kuki wahisemo rero kuki wahisemo ko urumva umutayeri kuki wowe wahisemo kwidodera umwambaro ungana gutyo uresha uko nguko? Mukare nuko ari wonye wonda kwambara. Binabintu birengira. Karaka. Nukuvuga ko ubutakambara papa Nkunda ku buryo ngo amabanga yose yahishe kuko umuntu wese nicyo yumva yakunze. Icyo yambara kijyanye n'umubiri wese sayizi ye. Muri Zaboro ubworo iyo bavuze ijambo muri Zaboro bishatse gusobanura iki izina muri Zaboro? Bisobanura iki?
zaboro se izina muri zaboro hashobora ati wenda hari aborozi ni ukuvuga ngo muri zaboro bisobanuye aborozi cyane reka ni ukuvuga ubworo ni iki ubworo nyine ahantu baboroye nyine aboro ubundi bisobanuye aborozi n'inka nyine ni ukuvuga ngo muri zaboro bisobanuye muri zaboro z'ibinka noneho nyine bisobanuye ngo wenda arabarizo ni ukuvuga ngo noneho wowe uri zaboro ubwo ndabarizo nyine nese ko mu mujyi wa Kigali nta borozi bahari wenda bashobora kuba bahari nyine turabyumva ariko nyine biba bisobanuye yuko wenda ni urugero iwacu tworoye inka mu rugo ntagana he dusobanure urumva ka Kayonza hari abantu bari buze kubona iki kiganiro biwanyu bagasanga muri zaboro yambaye gutya akamini kabisa amabanga yose yashyize hanze niko muri zaboro baraza kuguhamagara uraza kubabwira ngo iki nibaramuka baguhamagara ati twabonye ikiganiro cyawe wambaye minisikati uraza kubabwira ngo iki iyo ni bisanzwe okay good ni uburenganzira bwawe ariko iyo bavuze ijambo muri zaboro nkurikije uko myumva ngewe aboro cyangwa se ubworo ni indwara ituruka kubura amata uri kubyumva noneho aboro ni abarwaye iyo ndwara nyine iyo bavuze rero ngo muri zaboro ni ba bantu nyine ni ukureba umuntu nyine ukabona kabisa yanyweye amata muri zaboro rero ubundi si ubusanzwe ngo amata niyo mpamvu yitwa muri zaboro yego muri zaboro mu buzima busanzwe ukunda iki mu buzima busanzwe cyambere nkunda uko umuntu gerageza uzamurijwe uko umuntu afite amahoro yishimye mu buzima busanzwe nyine wumva nta kibazo ufite ibyo gusa ni ukuvuga ngo okay kurya rero kurya no kunywa no stress uri no stress hanyuma ako kantu rero k'abahinde wishyizeho mu gahanga reka dusabe ibibazo biminga ako kantu bakabona ako kantu k'abahinde wishyizeho mu gahanga gashatse gusobanura iki harya bakita sinduri niko ako kantu wishyizeho mu gahanga bagashyizeho ugamije iki kandi bisanzwe ariko buri gihe mba ngafiteho ntabwo ari ako washyizeho cyangwa ni ako washyizeho cyangwa ni inkovu isanzwe ni ako nashyizeho okay good muri zaboro hanyuma twibutse urubyiruko mwokabyirukira hera heza mwe mu rw'imisozi igihumbi sida ntaho yagiye kandi iratwara amagara menshi nimwifate rero mugire ubudahemuka no kubinyangamugayo nibyo duhora tuvuga muri zaboro urubyiruko muri iki gihe rwugarijwe n'icyorezo cya sida virusi itera sida ndetse n'inda zitateganyijwe ibyo bintu urabizi ugasanga rwose nk'akana k'agakobwa kabyaye inda kakiri mu mashuri ugasanga ni ibintu mu by'ukuri bigoranye noneho uwagateye inda agahita agakwepa niyo mpamvu rero turi gusaba urubyiruko ko rugomba gukora ibishoboka byose rukifata rukagira ubudahemuka no kwinyangamugayo birumvikana ko bagomba kwirinda imibonano mpuzabitsina iyo ariyo yose mu gihe batari bashinga ingo nanone tukanangiriza abagabo kwirinda cyangwa se abandi bafite aho bahuriye n'imibonano mpuzabitsina kwirinda gufata abana cyangwa se kubashukisha ibintu bitandukanye bikaba byaviramo gukora imibonano mpuzabitsina mu gihe abantu bakuze kandi bakamufasha gukora imibonano mpuzabitsina baba bishaka bagomba kwibuka gukoresha agakingirizo mu gihe ibyo bishoboka mu gihe wanze kwifata wanze kuba indahemuka no kuba inyangamugayo ubwo rero abantu bagomba gukoresha agakingirizo gusa agakingirizo ntigakuraho iyobokamana urumva ko ukoresheje agakingirizo n'ubundi ubusambanye utandukanye n'ubwami bw'ijuru gusambana ni icyaha ubusambanyi ni icyaha niyo mpamvu abantu bakwiye kubwirinda sibyo muri zabo bagakoresha agakingirizo ye mbaza
wango urubyiruko rw'ubu ngubu zamurijwe urubyiruko buriya bakagutwaye ndagutyo gusa aho batabigizemo ubushake simbizi wenda hari bashobora kuba babigizemo ubushake ariko nta tegeko urumva cyambere cyo n'umwana wenda ashobora kugira ubushake bwo gukora iyo mibonano mpuzabitsina abishaka pe ariko ugasanga ntarageze wenda abana bato tubarekeye turi ku bantu bakuru bafite nk'imyaka 20 kuzamuka ubwo ntabwo baba babishatse ashobora kuba yabishatse pe abo nta nicyo bitwaye gusa nyine biragitwa kwiyobokamana umuntu we ugeze muri iyo myaka nta tegeko rimuhana kuko n'uburenganzira bwe ariko nanone yewe arenze ku mategeko agenga ibyo byose niyo mpamvu umuntu asezerana niba uciye umugore wawe inyuma ariko n'ibyo bavuga ngo bafashe ku ngufu umuntu w'imyaka 20 ajya kumufata ku ngufu gute baba bayigezemo ubushake gute rero dusobanura ni gute umuntu w'imyaka 20 ashobora kumufata ku ngufu ashobora kugira ubushake mu ifatwa rye ku ngufu nyine byibaze nyine umuntu ubwawe cyangwa ufashe ku ngufu muri zabo ntabwo umuntu yagufata ku ngufu ntabwo umuntu yagufata ku ngufu nyamara yagufata mu ruhara yafashe ku ngufu gute ureka tuvuge wenda umuntu aguhaye rifuti cyangwa se ugiye ahantu baguhaye icyo kunywa fanta bamaze kuguha fanta bashyizemo wenda ibiyobyabwenge cyangwa se inzoga zisinziriza uhise ugwakawo urasinziriye urakangutse usanze gahunda yarangiye ibintu byose byakozwe muri rusange ukumva wabaye za mvugo z'iki gihe icyo gihe bafashwe ku ngufu wenda birashoboka da urakoze cyane ubwo rero urumva ko n'abantu bakuru bashobora kubafata ku ngufu gusa nyine ntabwo ari kenshi ariko abana iyo bafashe ku ngufu urumva babica ahazaza uramufata ukamusambanya akava mu ishuri akamara amezi 9 ahangayitse amashuri akayareka akangirika ubuzima bwe mu mutwe bugahungabana urumva rero haba hakwiye kuba ingamba zikomeye kugira ngo buri wese nyine abashe kugira imibereho myiza rero abo byanze bakoresha udukingirizo byanga rwose hano bakoresha udukingirizo ubudahemuka kwifata no kubinyangamuga iki kintu dukunda kukigaruka abanyeka ko buri kiganiro nkoze ndavuga ati rubyiruko mwe kabyirukira hera heza mwe sida ntaho yagiye irica kandi gakenyune gatwara ubuzima bw'urubyiruko niyo mpamvu rero nkunda kuvuga ati abantu bakoresha udukingirizo ariko nibinanga burumvikana agakingirizo ntabwo gakora iyobokamana bwo rero bakwiye kugira muri zabo kwitwararika nyine muri zabo hari umuntu nibura wari wagushuka agamije kugukoresha imibonano mpuzabitsina utabishaka aho wabereye na rimwe wenda kera nyine nyiri umwana nyine wenda byashoboka ariko ubu ngubu ko nta muntu wanshuka gute nyamara ashobora kugushuka njyewe baguhaye witwaje iki baguhaye nk'uko nguko se babatumira bakaguha ibyo kurya n'ibyo kunywa ugasanga wenda bashyizemo nk'ibintu runaka ntabwo ushobora kugira nyaka ko ngaho ushobora kuhandurira ushobora kugukoresha imibonano mpuzabitsina utabyizamo uruhare wari uzi ko n'umugabo ubwe wari uzi ko n'umugabo ashobora gufata umugore we ku ngufu dusobanurira ni gute umugabo yasezeranye n'umugore we ku ngufu cyangwa se reka tuvuge ko muri zaboro yasezeranye sibyo niba warasezeranye n'umugabo wawe ni gute umugabo yagufata ku ngufu ntabwo bishoboka ni ukuvuga gahunda yo mu buri cyangwa se imibonano mpuzabitsina hagati y'abasezeranye nayo ni amasezerano ntabwo ari ukugenda ufata umuntu gutyo gusa ese urumva wafata umuntu atabanza kugira atabanje kumushyira muri mudu bigakunda agira ubushake mudu gute dusobanurira kuza gutyo ufata nk'intuzo bagiye kuba mudu gute dusobanurira buriya umugore n'umugabo niyo basezeranye gutyo bimbwiye bari mu buriri bumwe urumva ntabwo biba bisa kugira ngo utegure umugore agiyemo neza agiye muri mudu hanyuma ibindi bikakuza nyuma ntabwo umugore wawe utamushyize muri mudu ntazagire sante nuba ngo mu gihe cyose umufashe utamushyize muri mudu bumufashe ku ngufu kandi amategeko arabihana utabishaka atari muri mudu n'ahandi usanga n'uri igikorwa mugiye gukora gikozwe nabi nk'uko utabishaka utabiteguye erega ikibazo reka wenda tuvuge nka muri zaboro none se muri zabo nkawe nka sheri wawe waramutse aje wenda agasa wabishaka wowe utabishaka
wavuga ati nta bishaka cyangwa sumba byakunda nyine nabishaka niba ngo utabishaka ntacyo wamumarira reka da ubwo rero urumva wabuhohoteye umugabo ntabwo ari ukumuhohotera kuko inshingano zawe ni ukwita ku mugabo yego birumvikana ntabwo nanone ari ugupfa kugira kupa telefone dukomeze tugane niba bitakugoye zana nyigufasha cyangwa mukobwa yego reka dukomeze ikiganiro niba mukubye mwihorere niko muri zabo ni ukuvuga niba umugore inshingano zari ukwita ku mugabo mu gihe umugabo ashaka umugore atabishaka ari nkawe wabigenza gute wagerageza kubyishakamo wagerageza dusobanure muri make ubushake none se kamubaza gerageza amurijwe mugabo atagushyize muri mudu aho birumvikana nyine umugore n'ugomba kwanza akita ku mugabo akajyamo neza freshi ariko nanone umugore natakwitayeho ngo abanze gushyire muri mudu ubwo hagira ubushake bijyamo neza ntabwo byakunda gute rero muri zabo wenda aka kantu gashobora kuba kari kugora wenda hari wasanga ari uko utasezeranye sibyo cyangwa udafite umugabo ariko muri rusange nkeka ko nk'uko abivuze nyine impande zombi ziba zigomba kuzuzanya umugabo akuzuza inshingano ze n'umugore akuzuza inshingano ze muri zabo wowe ubona ikintu cy'ingenzi ukwiye gukorera umugabo wawe mu gihe mwasezeranye umunsi uzaba washatse urugo cyangwa se wumva ikintu ukwiye gukorera umugabo wawe cyamushimisha kuruta ibindi byose ari nk'ikihe nawe utabeshye nabirwa n'ikinyoteri nashaka ngo ntabwo urashaka ni ukuvuga ko utari wamenya icyo wakora okay good ubona se mu by'ukuri sinzi uko nabivuga wenda iyo topic tuyireke ku bijyanye impano yawe niyihe muri zabo tubigire ku mpano yawe urumva haragiye bamwe bazi gukina ruhago abandi bazi ibintu nk'ibyo wowe impano yawe niyihe no gutera story kandi noneho wazakunaniye ahangaha okay nk'ubu ngubu wabigenza turamutse ugiye kubona ukabona nimero ya telefone y'umuntu runaka ukuruta enda nk'umugabo afite imyaka 80 reka dufate urugero rwa nyarwo nk'umugabo afite imyaka 60 sibyo wowe ufite imyaka 20 uwo mugabo mwasezerana akagutereta rwose ntabwo twasezerana kubera iki rero reka ntabwo rero no kujya umuntu w'imyaka 40 afite 60 ufite 20 kadufate 60 ubwo nambyaye hari ikibazo se ariko abageze mu gihe cyo gushaka ntabwo namwemera gute rero kubera iki okay none reka wenda ubwo ni wowe urumva ariko urabizi ko bibaho suzi ko bibaho ukabona rwose nk'umwana w'imyaka 20 yashakanye n'igisaza cy'imyaka 70 kubera iki noneho iyo umugore cyangwa se umugore w'imyaka 70 yasezeranye n'umwana w'imyaka 20 aho usanga ari ikibazo cyane muri societe ari ikibazo cyane gute rero nyine usanga biterwa n'iki urabona rwose biteye isoni pe mwaze namwe imyaka 20 ku myaka 60 none se kubera iki wenda urukumva kubera iki ku mugabo ho nta kivugo yego ugasanga ari ku mugore wisezeraniye n'umwana w'imyaka 20 ugasanga we bakomeje kuvuga ibintu nk'ibyo rega umugabo umenye ko aba ari umugabo gute rero uko umugore yagira igisebo ntabwo ari ko umugabo yagira igisebo none se ushatse kuvuga ko uyu mugabo abikoze uko nguko nabwo abasebye okay wenda birashoboka pe ko abasebye ariko nyine njyewe ikibazo nibaza kubera iki usanga muri societe nyarwanda cyangwa se mu muryango nyarwanda iyo umuntu avuze ngo njyewe nsezeranye umugore w'imyaka 60 iyo asezeranye n'umwana w'imyaka 20 kubera icyo usanga ari ikibazo abantu bamugizeho ikibazo cyane nyamara umugabo w'imyaka 60 yakizana umwana w'imyaka 20 ugasanga nta kibazo gihari ariko se naguciye mu ijambo
uwo mwana w'umuhungu w'imyaka 20 agiye gusezerana n'umugore w'imyaka 60 ngo muri make barakeka yabakurikiye iki si amafaranga ubwo ushingira kugira wenda ashobora no kubakurikira urukundo hagati aho nta rukundo rurimo ntabwo rwose ubibwirwa n'iki se wabwirwa n'iki kandi nta gipimo gipima urukundo ufite aya nta rukundo rurimo njye niko nayibonye cyane hari aho ugeze ubibona nayibonye cyane rwose hari iwacu hari umusore rwose w'imyaka 20 w'imyaka 40 witwa nde witwa ubwo ntushatse kuvuga ntuza muka perezida oya nagari umugore nyine bamwitaga Mutoni okay ariko urumva ko nta inkuru zose zarasakaye zirano hose baramusereza byaciye no kuri televiziyo cyane urumva byabaye ikibazo kandi we nyamara yaba umugabo wasangaga batuje urumva ko rero baba bari kugerageza urumva ko nuguhohotera abagore nge niko byumva abantu rero bakwiye gukosora niba umugore yisezeraniye n'umwana w'imyaka 20 afite imyaka 60 bakamwihangana ntacyo bitwaye ariko nanone niba umusaza w'imyaka 60 yisezeraniye n'umukobwa w'imyaka 20 nabyo ntacyo waruzi ko mu Rwanda ntuza zo gusezerana bazigabanyije niba ntibeshye harya ninga imyaka yo gusezerana mu Rwanda 21 nanze ka 18 good okay hari ibintu byateye mu rubyiruko urumva hari ibintu byateye mu rubyiruko byo kwicuruza umuntu agatanga imibonano mpuzabitsina agakora imibonano mpuzabitsina kugira ngo amwishyure ibyo bintu bikomeje kugenda byangiza urubyiruko hari umuntu wari wakubwira ngo wari waguha amafaranga gusa ko mukora imibonano mpuzabitsina mu buzima busanzwe yabayeho wabyakiye uterera kivana kubikubwira namuhakaniye kweli unuvuga ngo aramuhakaniye kweli cyo amuhakaniye rero sasa kongeye muri gihe ngibyo ntabwo ari ibintu nagemenye byanjyamo kurya najya ngiye gucuza umubiri wanjye Imana yamaye ngo byakunda urumva ko ni nuwa Imana yaguhaye umuntu aramutse agukubisa amaso wambaye gutyo wambaye akamini rwose ashobora guhita avuga ati uyu mukobwa ashobora kuba yampino serivisi imeze gutya na gutya aramutse kwibeshyeho wabigenza ute cyangwa se ashaka kubwira atenda ati ngiye mfite amafaranga ndwanaho gutya na gutya ibintu nk'ibyo ubwo se naguciye mu ijambo amafaranga n'ubuzima wahitamenya udafite ubuzima amafaranga rega ni ubuzima amafaranga nayo ni ubuzima ngira ngo urabizi kundusha yenda byumva ko nawe ndagwa ngo wafite ubuzima bwawe ujye kuganisha amafaranga okay wenda urubyiruko rero urubyiruko rwo rwugarijwe n'imibereho nk'iyo yo kwicuruza kugurisha umubiri cyangwa amagara usanga ni ibintu bikomeje kugenda byiyongera cyane byo urabivuga hike cyangwa se niyihe nama wagira urubyiruko rwabaswe n'ingeso yo kwicuruza ibintu nk'ibyo ye nama nabagira gerageza murijwe inama nabagira cyane yo kwireka pe ko gupfa nabi kakwica ubuzima ariko hari igihe ukeneye amafaranga nicyo kibazo yenda byumva akwemera yuko hari n'abaza kwicuruza ibabona n'icyo babuze kandi akaba yagira akaba yashaka nko gukora umwuga kanaka akaba yajya nko kwiga kudoda cyangwa kugira utera ukabona ibyo byose abivuyemo agiye kujya gucuruza umubiri we ese ukeka ko hari abantu bagize ko hari abantu bashaka kwiberaho mu buryo bworoshye yego mu buzima bwiza batari bivuna kenshi cyane barahari kandi buriya icyambere akazi niko kambere utagiye kurenya n'ibyo kwicuruza ariko nkeka ko no kwicuruza nako ni akazi kandi akazi karimo gute ibyo ni ibintu wakora igihe gito kandi ugapfa wishwe n'ikizi imibonano mpuzabitsina sirica okay niba imibonano mpuzabitsina yica se erega umenye yuko hazamo indwara nyinshi zitandukanye nk'izihe haba harimo sida tezi n'ibindi byinshi cyane ariko hari igihe abantu babikingira hari n'abatikingira sose
nibyo twavuze rero ngo bajye bikingira ariko uko biri kose urubyiruko rukwiye gukanguka rukirinda izo ngeso mbi rukwiye gukanguka rwajya rukarangwa rwakora nko kudoda wenda cyane nk'umuntu wigeze kugusaba nibura ngo muryamane akwishyure umuntu wigeze kuzakubwira ati turyamane ndaguha amafaranga nawe yari afite amafaranga angahe yari afite ibihumbi 100 ni ukuvuga ngo wanza ubu nakubwiye ngo guha ibihumbi 100 muryamane neza urabyanga uyu munsi aramutse noneho avuze ati noneho ntabwo wigeze wicuza impamvu utigeze uryamana nawe kugira ngo aguhe ibyo bihumbi 100 ntabwo nigeze nicuruza nyine ntabwo wigeze wicuza ukumva nyine uravuga ati mana we iyo mbimenya ngafata ariya mafaranga ubu ngo hafi nabyo kwicuza iyo ubitekereje hari nko mwaka kangahe se hari mu mwaka kangahe mu mwaka wa 2022 2022 okay so reka nizere ko wenda hari ariko hagati aho tugusabe nibura ukuremo rinete nibura tupfe kureba mu maso yawe urumva wambaye uturinete twiza ariko rwose mu byubahiro byawe ukoramo rinete kugira ngo tukurebe mu maso niba bitakugoye kibazo amaso wari wahishe di that's beautiful ko ariko ukunda kwambara amarinete ndabikunda cyane muri rusange niki kigushimisha okay ubwo wenda ntacyo ni unashimishwa na byinshi muri ibyo byinshi nyine tubwiremo kimwe muri ibyo wenda example ushaka gukora nk'akantu gatoya gato nako kuyika kagushimisha cyane aha good reka tuganire ku kintu iyo bavuze wenda ku amavuta wisiga rwose ni fresh yakugize inzobe izonga inzobere inzozi zase mama wawe yakabije that's beautiful ariko hari n'abandi bantu nyine bashakira inzobe ukundi kuntu ibyo urabizi kwisiga mu korogo umuntu gusa ugasanga yaritukuje fresh ibintu by'ivuta yarabiyobotse ibyo bitekereza hiki wigeze ukoresha amavuta yo kwitukuza uzi uko yitwa se ahubwo ntabwo mbizi ntabwo uzi uko yitwa yes amavuta yo kwitukuza yitwa mukorogo nta na rimwe wari wabona kuri mukorogo nuba ko utari wagerageza na rimwe ko wakoreshaho uramutse ukoreshejeho rero noneho wahita uba inzobe izonga inzobere gusa nyine bigira ingaruka ku ruhu pe kubera ikirangiye kukubaza ikibazo kubera icyo utahisemo kwambara isutiya wagira umwana ngo njye nigeze nambaye isutiya wumva bitakubangamiye udashyize amagambo w'unyambaye ngewe reka hari ibintu abakobwa biharaje muri iyi minsi ngo byo kutambara utwenda tw'imbere ibyo bintu by'ibyuma kubera iki abakobwa benshi bavuze ko ngo batazongera kwambara utwenda tw'imbere none nawe waje mu kiganiro utambaye agahagati uzi icyo ari cyo kakaba ntabwo njya nkambara rwose umuzima usanzwe ninze ngana naramuzi nawe kagura kubera iki nyine utakambara wakambangamira muri gihe ntabwo nakambara cyane ngo mba numva ameze neza nta kibazo ubwo ni ukuvuga ko utwenda tw'imbere utakitwikoza fresh ubu ni ukuvuga ko ndumiye ni uko ubu ni ukuvuga ko sinzi urya nawe ni ukuvuga ngo isutiya na twa twenda tw'imbere abakobwa bambara abahungu bambara mu cikopa ni ukuvuga ko utakigera utwikoza okay ni byiza good nyina akaba gaciyeho gusa nyine nkunda kubona abantu benshi bavuga ngo twebwe ngo ntitucyambara imyenda y'imbere ngo ituma umubiri ni yihe impamvu ishobora gutuma umwana w'umukobwa atambara amayo cyangwa ngo yambare isuti Akayaga nyine yamere neza akayaga gute ubwo ngubwo ntabwo dusobanura harabazamba bakuna niyo nyine yabangamiwe kumva nyine yabangamiye cyane
hitamo rero kubyihorera. wowe impamvu ituma utambara utwenda tw'imbere ukeka ko ari iyihe? Kagenda twambara ariko uyu munsi waje mu kiganiro igituza kirangaye. uba wumva utabangamiwe iyo uri wambaye gutyo? ntabwo mbangamiwe njye. nkawe urumva tubwiye kuri n'umutayeri iyo wikoze ukadoda umwenda nk'uwo nguwo sibyo? kuki ushobora udakora ibishoboka byose ku buryo wajya uzamura nyine ugapfuka igituza cyose? icyambere inyabare sitire nko ku kazi wenda nk'iyo uri nko ku kazi ni sitire ndabyumva, ni n'uburenganzira bwawe, ariko uri nko ku kazi, yego tuvuge ko uri nko ku kazi ufite ukorana n'abantu b'abagabo sibyo se? ko biri kose kandi nabo baba bakubona, ntabwo bashobora kuraruka bararuwe n'imyambarire yawe. ntabwo byabura ubwo rero urumva ikigeragezo ku bantu. niba umugabo agutambutse akabona mu gituza cyawe, yamanuka hasi akabona amatako yawe, akararuka byanga bikunze, urumva uba umukuye mu murongo sibyo? kuki utahindura rero? kuki utahindura nibura kugira ngo ujye wikwiza, wambare wikwije kabisa? kwikwiza ndikwiza ko niyo ndi ku kazi ntabwo njya nakambara. ubwo nuvuga ngo wambaye wikwije? nuvuga ngo wambaye wikwije, ubwo ngubwo kwikwiza kwawe ni uko nguko. good, wenda niba ariko mwikwiza ntacyo bitwaye, ni n'uburenganzira bwanyu, gusa nkeka ko abantu benshi bashobora. umenye ko iyi viziyo tugezemo ntabwo ari iyo kwambara ibintu bigeze ku birenge. reka kubera ikize? kubera icyo utakambara ibigeze ku birenge kugira ngo uhishe amabanga yose, wambare papara nkunda bayitemo kanzu igera ku birenge aho kugira ngo uzambaye wenda. uramutse uhagaze nk'iyo kanzu yakugerahe? gerageza uhagarare turebe mu by'ukuri kuntu ireye, niba bitakubangamiye. ariko rwose wambaye ikanzu ngufiya cyane, uba wumva bitakubangamiye wowe? reka tugusabe wongere wiyicarire, gusa nkeka ko byanga bikunze hari icyo nakita impinduramatwara mu batayeri. ubusanzwe iyo myenda usanzwe udoda, yego, kuki iyo uyidoze wenda ugerageza udukurikire telefone yivemo, iyo ufashe wikoze ukadoda nk'uwo mwambaro noneho ukawambara, uba ukeka ko hari abantu bashobora kuzakunda nawe bakagusanga uyibadodere? cyane rwose, hari abaza akenshi nawe nkunda kudodera, abaza bashaka utukizinyanga, ibintu birebire bajya bakunda kubidodesha. kubera iki abana b'abakobwa mw'iyi minsi ubona abantu b'abacecuru, reka mvuga abacecuru, abantu bakuze, ukabona rwose ntabwo agishaka kwambara ikanzu, ntagishaka gukenyera igitenge, ari gukora ibishoboka byose ngo amatako ayanike ku karubanda. cyane rwose, hari abadakunda rwose gukenyera ibyo bitenge, bakabura udupantaro n'umutwe nyine tugeze hano cyane. kenshi cyane nkunda kwibona hano muri Kigali. umugore mu cyaro wajya kwambara ibintu bigeze ahangaha. oya, njye mbona abanyamujyi rwose bakunda, ugasanga ukabona nk'umuntu w'umukecuru aratambutse, arakuze, yambaye kora cyangwa se yambaye akantu rwose kagenda kagaragaza umwambaro w'imbere. rwose kutavuga n'amaherena. cyane rwose ukanayikwije n'iherena yakubisa ibintu yatukura. ibyo bintu uba wumva bitari kwangiza sosiyete? ubundi ko twameraga kera, iyo umuntu yakuraga rwose yageraga igihe akambara akikiza, n'umukecuru ukabona rwose yikwije, ariko muri iki gihe rwose uragenda gutyo ugahura n'umukecuru agakora itako riri kugaragara, utuntu nk'utwo nyine bigaragara ko tubambika ubuza. ni iterambere cyangwa ni ubujiji bukomeje kwiyongera mu bantu? ni ubujiji pe. ubwo nuba good, urumva nk'ubwo nkawe watangiye kwambara gutyo ungana gutya, yego, urakeka mu myaka 50 iri imbere ko byanga bikunze uzayigeza, uzaba wambara gute? imyaka 50 iri imbere
okay example Nambara ni kwiza ariko atari bya cyane gerageza ure kuri ijwi ribe mu muhogo Nambara ni kwiza ariko atari bya cyane navuze wongeye kamaro nigeze ku maguru iyo uri kuririmba okay good bizaba ari byiza none se nyine muri iyi myaka ukungana gutyo kugira noneho uhitamo kwambara gutyo urakeka ko bishobora kuzahinduka mu myaka ingahe cyane bizahinduka gute rero ukeka noneho niba koko bizahinduka ni byiza ariko nyine impamvu nyamukuru ituma uyu munsi wambara uko nguko ni okay byereka tubyihorere wenda byakugoye sinangombwa kubigana ahubwo reka nkubaza akabazo iyo uri muri korali yego wigeze urimba muri korali aha good turirimbira akarimbo kam ukunda karirimbo gerageza uzamure ijwi turirimbire kabisa muri Yesu nzibela ni muri Yesu nzaruhukira nzanzariwe mwamutanga amahoro ni muri Yesu nzaruhukira ni muri Yesu nzibela ni muri Yesu nzaruhukira nzanzariwe mwamutanga amahoro ni muri Yesu nzaruhukira amena thank you usanzwe susengera ndo mwadeperi uri umwadeperi cyane iyo wambaye gutya subwo ku rusengero ntabwo bashobora kuvuga ngo gutya na gutya ni gute se umwadeperi yakambara gutya icyambere umenye yuko imyambarire ntabwo ariko gukizwa umuntu akizwa ku mutima we kandi iyo ngiye gusenga ntabwo nambara gutya muri zabo turagushimiye rwose ko waduhaye umwanya wawe ugira umunsi mwiza sana murakoze kandi umunsi mwiza yes